uyu munsi wa none nitudahangana n'iri pfobye rya jenoside, urabizi uzishyira hamwe ry'abana bakomoka ku bajenosideri riri mu Bubiligi, sibyo? Iryo shyirahamwe rirahari. Wibaza ngo iryo shyirahamwe ry'abo bantu mu myaka ijana mu myaka dufate mu myaka 40 cyangwa 50 rizaba rimeze gute? Nyuma y'iyo myaka 50 ntibigutungure ko ushobora kongera, cyangwa se nyuma y'indi myaka nka 60 hajya ko ukabona mu Rwanda hongeye habaye jenoside. Umuntu gutemera ipusa akayica ijosi akaza kuyita imbere y'iwawe y'umuryango, soko waba yakubuze se? Ubwo so umuntu aramutse aguciye urwaho yakugira ate? Abo bapfobya bavuga ko hatabayeho jenoside, bavuga ko abahagaritse jenoside aribo bayikoze. Kiliziya zose zari muri iki gihugu mbere ya 1994 nutahasanga urwibutso kuri izo kiliziya, nutahasanga urwibutso ndetse na zimwe muri izo kiliziya zikaba zarahindutse inzibutso, uzahindukira uvuge ko nta jenoside yabaye. Nasubwo abo bantu wowe urifata ukavuga ngo habayeho double jenoside, ngo Abahutu n'Abatutsi, ngo Abahutu bakoze jenoside, ngo Abatutsi baragaruka bakora indi jenoside ku Bahutu. Gute se? Nose nka Mukankiko Sylvia avuga ko Abatutsi aribo bikururiye urupfu, abikuye kuki? Imvugo ze iyo uzirebye wowe ubona harimo ibihe mutemeranya? Nta na kimwe nemeranywa nabo. Zuzuye urwango, zuzuye amacakubiri. Sina Mukankiko gusa, hari nabo basaza batwagira mu ngo, sibyo ko twagira mu ngo none ubu niba rukwera ko ari ugusaza. Agezeho avuga ko jenoside yabayeho, ariko we icyo akubwira ko atemeranywa n'abayoboye urugamba rwo guhagarika jenoside, akavuga ko nabo bakoze jenoside. Ntuzi ubwo twari guhura mu nzira, mbizi neza ko ntacyo nikanga, nta n'uwagira icyambaza ngahora n'uwanyiciye, ngiye nkabura kumumerera nabi. Ntabwo bishoboka. Ingabire Victoire akiza mu Rwanda muri 2010 yagiye ku rwibutso hariya ku Gisozi. Kandi noneho reka nkubwize ukuri, bamwe mu Bahutu bari bafite amaco y'inda ndetse n'urwango rukabije, baracyafite umutima w'uko n'ubundi baramutse babonye n'urwaho bakongera bagakora jenoside. Byose natinya kubivuga. None ubwo urebe nka usubije amaso inyuma nka Mukankiko, havagayo interahamwe zikaza gufata abagabo bamwe zikabica, zigafata abakobwa ku ngufu aho ngaho n'abadamu. Abasirikare b'Abafaransa bari aho bareba, ndetse n'abo basirikare b'Abafaransa rimwe na rimwe nabo ibyo bakaba babikora. Ariko akomoza no kuri aho kanava ko n'Abahutu bapfuye. Mbona amatangazo icyo genda ibuka ko n'ishyaka rya Ingabire Victoire ndetse na Ntaganda Bernard bavuze ngo kuba president yabyemeye ko hari Abahutu ko babangana kose bapfuye, ko nabo ngo bagomba kugira uburyo bazirikanwa. Ako se popo bishwe nande? Abo babivuga none reka bari mumbaza. Reka mbaze nka Ingabire, abo Bahutu uvuga bishwe nande? Imyaka 28 jenoside yakorewe Abatutsi hagaritswe, ubona gute inzira y'ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda? Ubajije ikibazo gikomeye. Nibyo bya bindi nakubwiye, nakongera nkagarukaho. Iyo ataza kuza kuba umukuru w'igihugu dufite uyu munsi wa none, ntago icyo twita inzira y'ubumwe n'ubwiyunge akaba yigezweho. Ngo turabufite ntago mfite uburenganzira bwo guhakana ngo ntabwo dufite uburenganzira. Ubisabira uburenganzira se? No, none ubwo nk'uwo muntu ujya kuvuga ngo ubumwe n'ubwiyunge ngo bugeze kuri 94, baratekinitse. Ahubwo ubu ngubu nibwo iriya ministeri ifite akazi gakomeye cyane. Duhereye uyu munsi muri 2022, nta myaka 60 aba bayobozi bacu beza dufite uyu munsi wa none, turamutse tutabafashije ngo dutangire kurwana n'iyi ngengabitekerezo y'abo bantu bari hanze ya ba Mukankiko n'abandi nkabo, ubuyobozi buyoboye igihugu uyu munsi wa none ni sawa. Ariko mu myaka iri imbere hari igihe nicara bikantera impungenge. Bazaba batakiri beza? Si uko bazaba batakiri beza, ahubwo nuko intege zabo zizaba zarashize. Niyo mpamvu nari nkubaje niba uvuga abayobozi nka individu cyangwa systeme,
kubera ko izo ntege nyine erega nta muntu uri muri leta yarayivukiyemo. Leta nawe ushobora gusanga wagezemo. Erega popo, hari abantu basaza bagapfa bakagenda hakaza abandi, hari n'impinja ziri kuvuka n'abataravuka bazaza nabo bakaba abayobozi. None si iyo system uvuga igirwa n'abandi? Igirwa n'abantu, ariko se umuntu yapfuye system apfana nayo. Si nuvuga ngo tunyure muri iri shyamba bari kunyuramo, aba ari ryo turwaniramo twese, uzatsinda undi azamwirukana muri iryo shyamba. Popote TV online, information is power. Reka ngushimire umunyarwanda cyangwa umunyamahanga ukurikira ibiganiro bya Popote TV. Kuri screen uhafite umugabo tugiye kuganira, abanza yivuge tubashe kumenya neza, ariko tugiye kuganira ku bijyanye no guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Minsi ishize yarambwiye ati ndashaka rwose uzantunge mikoro, ibintu mfite byinshi byo kubivugaho kuko mbona abantu bayipfobya bayakana bikambabaza cyane. Amakuru yawe musore? Popo ni sawa. Uratengamaye? Na mahoro kabisa. Komeje kwibuka wiyubaka? Niyo gahunda cyangwa se niwo mujyo tugomba kugenderamo twese nk'abanyarwanda. Tugomba kwibuka nyine twiyubaka, kuko none tutiyubatse n'ubundi twaba turi gusubira inyuma. Kandi nibaza ko n'abakoze jenoside, reka bari ko mbivuga, n'abakoze jenoside iyo babona abakorewe jenoside, abatutsi bakorewe jenoside, bari kugenda bacika intege basubira inyuma, ni kimwe mu bintu bishobora kuba bibashimisha. Cyangwa se abo bapfobya bavuga ko hatabayeho jenoside, bavuga ko abahagaritse jenoside aribo bayikoze, ku ruhande rwa nyuma mbona bishimiye yuko kamvuga ngo umututsi warokotse jenoside iyo babona atameze neza cyangwa se asubiye inyuma, birabashimisha. Umuvandimwe yitwa Egide, ariko naguha umwanya mbere yuko tujya muri detaye z'ikiganiro, noneho tukabanza tukabwira abantu Egide ni muntu ki. Uvuga amazina yawe yose, ukavuga n'umunyamakuru, ukabwira n'abantu ahantu ukora, ubundi tukabona kwinjira mu mizi y'ikiganiro. Yego, nitwa Egide Niringiyimana, ndi umunyamakuru bimazemo igihe, naciye ku bitangazamakuru bitandukanye, harimo nk'ikiganiro abantu bigeze gukunda cyakorwaga na MC Mande kuri Contact FM bitaga Radio Abajene, cyari gifite intego yo gukangurira urubyiruko kurwanya cyangwa se kwirinda sida. Nza kuba mu nkoramutima kuri radio biti nkoramutima mu biganiro bya siporo n'imyidagaduro. Kuri Family TV naho nabayeyo, ndi umunyamakuru ukora kuri televiziyo mu bijyanye na siporo. Ubu ndi gukora mu kinyamakuru bita rebero.co.rw nk'umunyamakuru wandika inkuru zitandukanye, ariko specialized cyangwa se by'umwihariko wibanda ku nkuru za siporo. Naho ngaho mbarizwa. Ubu muri iyi minsi niho ndi gukorera, niho ndi kwandika. Jenoside yakorewe abatutsi yakugize izihe ngaruka? Nk'abandi banyarwanda bose, icyambere ni ugutakaza abavandimwe ndetse n'inshuti, ndetse no gutakaza umuryango mugari w'abanyarwanda. Kuko ndibaza nk'umunyarwanda, aho ku munsi umwe hapfaga 10,000, mu minsi 100 hakaba hari hamaze gupfa miliyoni irenga. Nk'umunyarwanda ureba kure nawe, ni ingaruka zikomeye ku gihugu, birumvikana. Uribaza abo bantu iyo se tuza kuba tukibafite ubu ngubu twari kuba tumaze kugera he? Noneho ampurisi nk'umuryango, abo twabuze mu miryango yacu, iyo tuza kuba tukiri kumwe nabo se ubu tuba tumaze kugera he? Urumva mu buryo bw'iterambere ndetse no mu buryo bw'ubukungu bw'igihugu hari ikintu gihungabana cyane. Umuryango iwanyu jenoside yabaye, ufite abavandimwe bangana gute? Jenoside yarangiye hasigaye bangahe? Popo, jenoside yadukozeho yabaye, hari uburyo sinzi uko nabisobanura, gusa ikiriho cyo twabuze abavandimwe bacu baragiye, barimo nka sogokuru uburyo yapfuyemo, ni murumuna
wa papa we yanaguye hano i Kigali hano i Gikondo nuko abavandimwe bo twarababuze barababuze ariko ntacyo bakora ngo bagaruke. wowe warokokeye hehe? Njye narokokeye ahantu bita Cyangugu, cyahoze ari perefegitura ya Cyangugu, ubu ni mu karere ka Rusizi. Imbere hahoze by'umwihariko njye narokokeye hahoze ari komine Kamembe, abahazi ubu barahazi. Cyahoze ari ubu ni mu murenge wa Gihundwe aho bita ku Rwahi. Ntabwo byari byoroshye ariko Uwiteka araturinze tubaho. Jenoside yabaye afite imyaka ingahe? Jenoside yabaye ndi mukuru nararebaga. Iyo ngiye kubigarukaho rero hari igihe bigorana ariko tuba tugomba kubyakira. Gusa ikiriho cyo urumva nk'umwana nararebaga uburyo abantu bazaga kutumenasa mbere y'uko jenoside iba, kubera ko twari ubwoko bw'abatutsi, bakavuga ko papa twara abana mu nkotanyi. Urumva byari byinshi. Bamwitaga icyitso. Bamwitaga icyitso. Ndibuka ko nko muri 1993 iwacu barahateye, baza bashaka papa baramubura, batwara umukozi. Uribaza batwara umukozi wo mu rugo, uribaza ngo urumva hari ukuntu abantu bagiraga imirima mu bishanga, n'ubu ngubu barayigira. Twebwe iwacu babyita imigende, bahingagamo ibijumba. Ngo yarengereye umugende w'abandi, ngo arenzeho santimetero. Ibi ntandaro yo kuza ibaze abantu barenze nk'ijana baje gushaka umuntu umwe ngo yarengereye, baramubura, batwara umukozi wo mu rugo. Niwe wabaye igitambo. Urumva ni ibintu byari bigoye. Iyo usubije ubwenge inyuma ukabireba noneho ukabona nk'umwana, icyo gihe wabonaga ari ibintu bitoroshye, ku buryo kugeza n'ubu ngubu nyine iyo ubyibutse biba bigoye. Ariko nyine umuntu akomeza kwibuka yiyubaka. Ni ibiki wibuka? Urumva niba wibuka ibyabaye imbere ya jenoside, kubera kose hari amashusho menshi ufite mu mutwe wawe ibintu byabaye muri jenoside. Ni ibiki wibuka uvuga uti ni ibintu ntashobora kwibagirwa? Popo, reka ibi ngibi tuzabigira ikindi kiganiro. Tuzabanze tubitegure tubigira ikindi kiganiro cyihariye. Wabivuga ariko twikomereza utabitindaho. None se Popo, ariko abantu barapfuye kandi bapfuye urupfu rubi. Abantu barapfuye bishwe urupfu rubi rw'agashinyaguro. Uribaza nkaho umuntu yaba yarakugabiye, sibyo? Urabizi kera ubuhake bwahozeho, ndetse na n'ubu ngubu rega nuko tudashaka kubyemera, n'ubu buhake buracyariho. None se yuko rero umuntu akaguhemba buri igiki? Ariko hari ababifata bakabisubiza inyuma bakabishyira muri bya bindi mu byo twita amoko, kandi ntabwo byagakwiriye. Niba ufite umukoresha wawe, sibyo? Niba ufite umukoresha wawe, dufate urugero wenda tube tugiye gatoya ku ruhande, araguhemba neza, sibyo? Akumenyera umushahara, akakumenyera ubwishingizi bw'ubuzima, urumva? Byanaba na ngombwa wenda rimwe na rimwe akaba yanakumenyera na transport igucyura buri munsi cyangwa bitewe nuko mwabyumvikanye. Gusa ubwo ngubwo umuntu ntaba aguhatse. Iyo ubonye umushahara se wowe wawe mu rugo ntufite umukozi wo mu rugo, wowe se ntumuhatse. Ariko rero abantu ntabwo tukibyumva, ntitubibona nko hambere. Urarumva mbere ibyo byahozeho, umuntu akakubera umukozi mu rugo ukamukunda, akakubera umukozi mwiza, bikavaho noneho akakubera umwana kugeza ubwo umwubakira, urumva, ukamukwera, ukamushakira n'umugore, yarangiza nyuma yaho akaba ari uzaza kukwica. Ubundi rero turahura urambwira uti ndashaka kuvuga ku ipfobya n'ihakana rya jenoside mbona hanze aha rikambabaza.
n'ibiki wari wabonye ni ibintu byari bimaze iminsi ubibona cyangwa hari ikintu rimwe kimwe cyari cyabaye uravuga uti ntabwo nagiceceka? ntabwo ari ibintu, si ibintu mbonye rimwe, si ibintu mbonye rimwe. Urumva hari igihe ubona ibintu ukabaterera iyo ukavuga ati ibi ntibindeba, ukaba ntibindeba, ariko hari igihe kigera bikarenga ubwenge, bikarenga kuri wowe ugafata commitment ukavuga ati ariko ibindi ubundi ibi ni ibiki. ntawe uyobewe ko nawe uri umunyamakuru umushakashatsi, wowe ubwawe uhere muri 94 usubira inyuma ubare kiliziya na paruwasi zari ziri muri iki gihugu, kiliziya zose zari muri iki gihugu mbere ya 94, nutahasanga urwibutso kuri izo kiliziya, nutahasanga urwibutso ndetse na zimwe muri izo kiliziya zikaba zarahindutse inzibutso, uzahindukira uvuge ko nta jenoside yabaye. Ntasubwo abo bantu umuntu ujya kuvuga ngo nta jenoside yabayeho urukumbe rurahazi, hazi Burasirazuba sibyo? Abantu barahashiriye. Tuvi Burasirazuba ubwo ndagenda nkubwira uduce tumwe na tumwe. Ngwino hano muri Kigali jya kuri kiliziya ya Sainte Famille, va kuri Sainte Famille ujye i Gikondo kuri kiliziya ya Gikondo Mutagatifu Vincent Paruti, zamuka ujye i Nyamata Ntarama ujye no kuri kiliziya ya Nyamata, urumva manuka ujye i Kabgayi, Kibeho, tambika urenga ishyamba rya Nyungwe ujye Imibirizi, uva Imibirizi wambuke werekeza ku Nkanga, jya ku Kibuye. Ubwo ndi kugenda nkubwira ahantu hahoze kera uko hahoze hitwa. Aho hantu hose hari ibimenyetso bigaragaza ko jenoside yabaye. Wowe urifata ukavuga ngo habayeho double jenoside, ngo Abahutu n'Abatutsi, ngo Abahutu bakoze jenoside, ngo Abatutsi baragaruka bakora indi jenoside ku Bahutu. Gute se? Gute? Ni ibintu byatangiye ku mwaduko w'abazungu bagaragaza ko Umututsi ari yakoroneje cyangwa se yakandamije Umuhutu. Naho byatangiriye. Haba hajeho amategeko 10 ya Gitera. Ese ari amategeko 10 ya Gitera yavugaga iki se? Nose nka Mukankiko Silvia avuga ko Abatutsi ari bo bikururiye urupfu abikuye kuki? Imvugo ze iyo uzirebye wowe ubona harimo ibihe mutemeranya? Nta na kimwe nemeranywa nawe. Zuzuye urwango, zuzuye amacakubiri. Abantu barapfuye kuva muri 60 muri 62 muri 59 63 bibuko 73 bibuko 90 bibuko. Ubwo si ijya kuvuga ngo nta jenoside yabayeho ubuhereye kuki? Sina Mukankiko gusa, hari nabo basaza batwagira mu ngo, sibyo ko twagira mu ngo none ubu niba rukwera ko ari ugusaza agezeho avuga ko jenoside yabayeho, ariko we icyo akubwira ko atemeranywa n'abayoboye urugamba rwo guhagarika jenoside, akavuga ko nabo bakoze jenoside. We ni ukuvuga ngo arabifata akabivanga akabicurika akabicuranura. Ariko icyo tugomba kureba ni iki? Nge icyo ntemeranywa n'abarivuga ko nta jenoside yabayeho nuko mu by'ukuri jenoside yabayeho. Biterwa n'iki kuba urumva ufite iyo position? Mukankiko ari hanze afite indi position, twagira mu ngo ari hanze ariko yabaga mu Rwanda nawe afite indi position, ndetse muri iriya myaka 94-95 yabaye na minisitiri w'intebe. Biterwa n'iki ngo abantu amateka y'ibintu byabaye kubiri kose ntago like ni ibintu byabaye mu gihugu kimwe, ariko abantu bakabashobora kwibona mu buryo butandukanye, umwe akavuga ibi undi akavuga ibi bidafitanye isano? Nta maco y'inda, nta maco y'inda. Reka rwose mujye mureka tunabivuga uko biri.
jenoside yarabaye kandi yakozwe n'abahutu, ariko ntabwo abahutu bose bakoze jenoside. Abahutu batari bisahiranda ntabwo bigeze bijandika mu bwicanyi. hari n'abarokoye Abatutsi tuzi abarinzi b'igihango benshi. Ugendeye ku barinzi b'igihango barahari, bahisha abantu ndetse ntibajye no mu bwicanyi. Nk'ubu hari tuzi n'abantuza n'abo ba Gisimba, hari undi musaza nawe mperutse kubona waboshye umutiba kugira ngo ahishemo umugore we. Urumva niba yaragize uwo mutima wo kuba yakora umutiba wo guhisha umugore we, n'undi uwo ari we wese yari kumubona akamuhisha. Abarinzi b'igihango barahari kandi nabo bakubwira amateka ya jenoside. Ubwo rero nk'iki kibazo warumbajije ngo abantu babibona gute mu buryo butandukanye, icya mbere ni amaco y'inda. Kandi noneho reka nkubwize ukuri, bamwe mu bahutu bari bafite amaco y'inda ndetse n'urwango rukabije, baracyafite umutima w'uko n'ubundi baramutse babonye n'urwango bakongera bagakora jenoside. Ibyo sinatinya kubivuga. None ubwo urebeye usubije amaso inyuma nka Mukankiko ndetse na bagenzi be, nkubaze uramutse ubahaye umwanya byagenda gute? Fata urugero rwa hafi nka Mukankiko uvuga ko Abatutsi aribo bikururiye jenoside. Deborah Kayembe, recteur wa kaminuza ya Edinburgh. Edinburgh ni umurwa mukuru wa Scotland cyangwa Ekose, kimwe mu bwami bugize ubwami bw'Ubwongereza. Ejo bundi agira atya ati Perezida Paul Kagame burya hari ibihamya byinshi byerekana ko ari we wateguye jenoside. Aba mu Bwongereza, sinzi niba yarahawe ubwenegihugu ariko afite inkomoko muri Kongo. Hanyuma akoze assertion nk'iyo muri kaminuza ayoboye. Icyo bisobanuye iki? Ubundi se mbere yuko tugira icyo tubivugaho, urumva umuntu nk'uwo nguwo nubwo ayoboye kaminuza afitiye imitekerereze. Nirinze kuvuga ko afite ubwenge buke kandi ari umuntu ufite ikigo gikomeye ayobora, ariko se ubundi afitiye imitekerereze. Ni umunyamategeko. Ubundi se amategeko ubwo yize yamumariye iki? Popo, niba reka dufate ko Kagame ari we yakoze jenoside, ari we wateguye jenoside, hari umututsi cyangwa hari umutu wakakwiye kuba iki muri iki gihugu? Abana baje bafite imbunda, ariko uribaza kwinjira mu rugo iwanyu ugasanga bose ako kanya nibwo bakimara kubica. Ufite imbunda, ariko imbunda ntuyikoreshe ngo urase abaturage ngo wihorere. Urumva icyo kintu? Nonese ubu byari binaniwe, twese turabizi, niko amateka atubwira ko abafashe iya mbere ku rugamba rwo muri 1990 hari Abatutsi, kubera ko bari barameneshejwe muri za 59 kuva iyo myaka yose kugeza muri za 90, kugeza ubwo bafashe imbunda bakaza ku rugamba. None se niba barafashe imbunda bakaza ku rugamba, bakaza bagasanga abantu babo bari kwicwa n'ubwoko bw'Abahutu, kuki bo batavuze ati twe turi Abatutsi natwe reka twihorere kuri aba Bahutu? Ahubwo bamara gufata igihugu bakabwira za ngabo zari zigizwe, ingabo zatsinzwe zari zigizwe n'Abahutu nka 95%, kabwira ati uwumva ntacyo yishinja, utare yijanditse mu bwicanyi, naze yivange mu ngabo zacu, hanyuma dushakira amahoro urwatubyaye. Bamwe muri abo ngabo bashinjwa gupfobya no guhakana jenoside, n'ubundi bagenda bumvikana bavuga ko inkotanyi ngo zarihoreye. Iyo byumvise nk'umuntu wabaga mu Rwanda mbere ya jenoside, nyuma ya jenoside, muri jenoside, abantu bavuga ko nazo zaba zarihoreye, byo ubikorera iri hese sengura bisobanuye iki byo? Popo, uzi icyahoze cyitwa zone Turquoise, cyari kigizwe na Gikongoro, Kibuye na Cyangugu. Aho ngaho ahandi jenoside yarangiye, aho inkotanyi zageraga
jenoside yahitaga isa naho ihagaritswe. Ariko muri ibyo bice byo jenoside yarakomeje iraba. Icyahoze ari Kibuye, icyahoze ari Gikongoro na Cyangugu, mbere y'uko zone turikwazi ivamo jenoside yarakomeje iraba. Ariko icyo wamenya cyo nuko abantu babaye ahantu habaga inkambi bitaga Inyarushishi, sinzi niba ujya uhumva, habereye n'ibintu bibi cyane, bibi kuko iyo nkambi ngewe nanjye nayibayemo. Inkotanyi zarahageze, hari ishyamba ryabaga hakurya y'iyo nkambi, nuko ntibuka ko ryitwa neza, havagayo interahamwe zikaza gufata abagabo bamwe zikabica, zigafata abakobwa ku ngufu aho ngaho n'abadamu. Abasirikare b'Abafaransa bari aho bareba, ndetse n'abo basirikare b'Abafaransa rimwe na rimwe nabo ibyo bakaba babikora. Inkotanyi zihageze zahasanze interahamwe, ariko nta n'umwe bishe. Hari ibice byinshi bizwi hano mu mujyi wa Kigali ndetse no hirya no hino mu gihugu, aho inkotanyi zageraga zigasanga interahamwe zikiri aho ngaho, bakabajyana kubafunga. Hari n'abajya bakurikira, hari video iri kuri YouTube y'umwana umwe w'i Butare, ntabwo nibuka neza izina rye. Ubwi urumva nawe yari muto, ariko yabonye umuntu wishe ababyeyi n'abavandimwe, aravuga ati uyu ni wowe wabishe, naramurebaga, arancika ajya. Ariko icyo gihe abasirikare baramufashe bamushyira hariya, baramubwira ati wowe tuza, biba ngombwa ko bamujyana mu nkiko akanirwa urumukwiye, ubutabera buratangwa. Umwana nawe ari aho ngaho nyine yemera kubana nawe. None tugira ngo ubundi wibaza ngo abaduhemukiye, abaduhekuye ntitubana nabo? Ubuzi byagakwiye kutunanira ko twihorera. Ibihugu bitandukanye by'i Burayi byashyizeho amategeko ahana gupfobya, guhakana jenoside yakorewe Abayahudi. Ariko benshi mu bashinjwa ibi byaha bapfobya jenoside yakorewe Abatutsi bumvikana bari mu bihugu by'i Burayi. Abantu bakavuga bati ariko kuki uko bitaye kuri jenoside y'Abayahudi batanita no kuri jenoside yakorewe Abatutsi, ku buryo abantu bapfobya cyangwa bahakana bari muri ibyo bihugu nabo bakabaye bari ibintu biri serious, bakabazi ko badashobora kubikorerayo. Wowe nk'umunyamakuru ukurikirana ubona iyo sije uyumva ute? Ibyo bihugu by'i Burayi se ubundi bifite inyungu ki ku Rwanda? Kuko none jenoside ntiyabaye hano hari ingabo za minuwari? Ntiyabaye hari ingabo z'Abafaransa se? Nese ntabwo wabonye uburyo Abafaransa baje gucyura bene wabo hari Indera, bagatwara n'imbwa, ariko bagasiga abantu bari kwicwa? Abayahudi babafiteho inyungu, ariko Abanyarwanda cyangwa se igihugu cy'u Rwanda, ibyo bihugu by'amahanga nta nyungu bibona mu Rwanda. Nta mabuye y'agaciro dufite, nta essence dufite, nta peteroli dufite, nta nyungu rero ibyo bihugu by'amahanga bidufitemo hano mu Rwanda byatuma bifata ingamba n'ibyemezo by'uko jenoside yo mu Rwanda ishyirwa kuri urwo rwego. Kandi rego unibuke ko bamwe muri ibyo bihugu bishyigikira abayipfobya cyane. Bimwe mu bihugu rwose nuko badashobora kwidekarara nk'ibihugu, ariko se niba uzi neza ko hari mandadare yo guta umuntu, gushyira umuntu imbere y'ubutabera, uri nk'igihugu ubizi neza ko yakoze jenoside, ukaba udashobora gushyira icyo cyemezo mu bikorwa, ubundi aho udashyigikiye uwo jenosideri ni heheze? Ubu wibaza ko hari umuntu waba warakoze jenoside, waba warakoreye Abayahudi jenoside ukidegembye atarashyirwa mu rukiko? Ikibazo kiri ku gukomera kwa Isirayeli gutandukanye no gukomera ku Rwanda, n'inyungu abo bantu bafite kuri ibyo bihugu byombi zitandukanye cyane. Ni ukuvuga ngo twebwe mu gihe u Rwanda nta ibyo bihugu by'amahanga, mu gihe nta nyungu bitubonamo, nta mpamvu yuko byajya
gufata ibyo byemezo. Se dufata urugero, hashize imyaka 28 jenoside ibaye, Kabuga yafashwe ejo bundi muri 2020, nuko isi yose itareza aho ari se. Ubu urambwira ngo abanyamerika bagushyiriraho mandadari imyaka 25 igashira utaraboneka. Baravuze ngo ibi bavuze na operation yo kumufata ngo na operation ya rutura byari nk'ikinamico. Biriya ni usibye no kuba ikinamico, ahubwo ni sinzi uko nabyita, ntabwo nzi uko nabyita, kuko se urambwira Kabuga ashobora kuba, ubu tuvuge wenda ashobora kuba afite nk'imyaka nka 98 cyangwa nka 90. Oya, ngira ngo ubushize bamufata bavuze ko afite 86. Uriya kabigasekwa nka keza kabisa. Ngewe hari ibintu amahanga akora simbyemera. Hari ibintu amahanga akora simbyemera. None se niba koko baranamufashira, reka tubyemere. Mbere yo kuba ubundi bwene gihugu afite, mbere ko bafite ubwo bwene gihugu, ubundi ni igiki? Ni umunyarwanda afite ubwene gihugu bw'inkomoko bw'u Rwanda. Uko byasa kose, uko yabigenza kose, uko yakibagisha agahinduka umuzungu, uko yasa kose ni umunyarwanda. Niba koko baramufashe, niba muzana imbere y'ubutabera bw'u Rwanda, abanyarwanda yakoreye icyaha bamucira urubanza, niba ari umwere bamurekure. Kuko nyine ntabwo nafata umwanya wo kuvuga ngo ngiye kumushinja icyaha, kuko ntabwo urukiko ruramushinja, ntabwo ruramugira umunyacyaha. Ariko kuko niba yarafashwe nk'umunyacyaha ukekwaho icyaha, bahamuzanye aho yakoreye icyaha, ariko ari mu butabera. Kandi ngira ngo mu bintu u Rwanda rusaba n'ubundi ku bantu bakekwaho kugira uruhare muri jenoside, ntabwo rutegeka ibihugu by'amahanga kubohereza mu Rwanda. Bati niba mutamwohereje nta kibazo muburanishirize iwanyu, abandi bagiye baburanishirizwa Arusha. Aho rero niho handi nakubwiye ko twebwe nta nyungu amahanga dufitemo. None wibaza ngo ari umuyahudi umeze gutyo yaburanira muri ayo mahanga, cyangwa yagiye wabo muri Israel? Kuko twebwe nta nyungu, nta n'icyo badushakaho, ahubwo bagaragaza buriya nuko rimwe na rimwe hari igihe natwe tutajya tureba kure. Ariko reka mvuga aka kantu wenda gatoya, dufite ingabo idukingira. Reka nkubwize ukuri ko iyo ataza kuba Paul Kagame ubu ngubu ibi ari ibindi bibazo. Bimeze bite? Biba ari ibicika, sibyo? Biba ari ibicika. Ntago bitewe na strategy cyangwa se bitewe n'uburyo imiyoborere y'u Rwanda yubatse n'ubutabera bw'u Rwanda, ntabwo wakitwaza ngo uri umututsi ngo ujye guhohotera umuntu ngo yarakwiciye ngo bakureke. Ntabwo bishoboka. Ndumva garuka kuri ya ngingo yo kuvuga ngo yabujije abantu kwihorera. Kandi niwe yagiye abisobanura avuga ati abantu bari bafite imbunda, abantu bari bafite imijinya yo kuba bariciwe imiryango. Mbese iyo bitaba gukomakoma, mbese hashoboraga ikintu gikomeye, ibindi skandal. None ubu wibaza ko iyo aza kuza kuba atari umuntu ufite ubwo bushishozi, ubu ntabwo ibintu biba byarabaye ibindi abantu bari kongera bagasubiranamo. Ntuzi ubu ngo twari guhura mu nzira, mbizi neza ko ntacyo nikanga, nta n'uwagira icyo ambaza ngahora n'uwanyiciye, ngiye nkabura kumumerera nabi. Ntabwo bishoboka. Ingabire Victoire akiza mu Rwanda muri 2010 yagiye ku rwibutso hariya ku Gisozi, arangije avuga nyine ko ari byiza ko abatutsi bahashyinguwe bishwe muri 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi, ariko ko yibaza abahutu bo ko badafite ahantu bibukirwa, ko badafite nyuma ye na mbere ye hari andi majwi yumvikanaga ngo n'abahutu ngo bapfuye ngo bagomba kwibukwa. Hari ikiganiro Perezida Kagame yigeze kugirangira mu kwa 3 mwaka ushize n'ikinyamakuru The Independent cyo mu Bwongereza, avuga ko n'abahutu bapfuye ariko ko ko atari, mbese ntago ari ubwicanyi bwari buri bwo kuvuga ngo barabatagetinga.
ariko akomoza no kuri ako kanava ko n'abahutu bapfuye. Mbona amatangazo icyo gihe ndibuka ko n'ishyaka rya Ingabire Victoire ndetse na Ntaganda Bernard bavuze ngo kuba perezida yabyemeye ko hari abahutu ko baba bangana kose bapfuye ko nabo ngo bagomba kugira uburyo bazirikanwa. Ako se popo bishwe nande? Abo babivuga none reka barabumbaza. Reka mbaze nka Ingabire. Abo bahutu uvuga bishwe nande? Twemeranywe ko ubwoko bw'abatutsi benshi abatari bihishe mu bihuru, sibyo? Mu rufunzo bari muri za kiliziya n'izindi nzu zitiriwe izina ry'Imana. Bahamishije urusasu n'amagrenade ndetse abandi babicisha ifuni, amafuni n'imihoro na za ntampongano. Abo bahutu bishwe nande? Erega none wibaza ko buriya nyine kiri mu muntu kimubungamo. Kiri mu muntu kimubungamo. Kuko niba buriya nta muntu ushobora kujya kuvuga icyo kintu adafite icyo inkomanga ku mutima. Ku Gisozi haryamye abantu imibiri y'abatutsi bageze kuri ku 250. Bararenga. Iyo niyo mibare. Hari n'imibiri yahazanwe nyuma. Yego. Yatumye uwo mubare urenga. Ariko imibare bavuga ko ari abantu barenga 250 bahari. Yego. Fata abantu 250 ubashyire hamwe mu ntekerezo zawe. Ubashyire hamwe umbwira ukuntu ahantu baba bari ukuntu habahangana. Ni hafi abaturage batuye akarere. Fata umubare w'abo bantu barenze 250. Reka wenda dushyire muri sondage tuvuge ko ari abantu 300. Sibyo? Ubashyira ahantu hamwe. Stade Amahoro yacu yakira 35,000. Sibyo? Yuzuye neza. Noneho uzarebe Stade Amahoro y'abantu bavuye kurebamo umupira basohoka bose icyarimwe. Uzarebe ukuntu abantu babangana mu muhanda. Ugira ngo ni nka Kigali yose yahaje. Ari 35,000 gusa. Buzuye neza. None nurangiza umbwira abantu 250 birenga. Nurangiza uzuvuge ngo abisha abo bantu ngo nabo barapfuye bishwe nande? Yego mu byo Perezida wa Repubulika yavuze icyo navuga abasesero birwanyeho, sibyo? Uribaza ngo abo bantu bavuga ko bapfuye bari kwirwanaho. Amateka y'urwibutso rwo kubisesero agaragaza ko hari abasesero birwanyeho. Kandi ngewe nawe ntabwo twaba turi kurwana ushaka kunyica. Niba wowe mwaje ufite itsinda ryawe ry'abantu 20, nanjye mfite itsinda ry'abantu 10, umbwire ngo mu bantu bawe 20 wazanye haraburamo inkomere. No ku rugamba nuko biba bimeze. Vuga ku rugamba ufata imbunda ukarwana, hari uwisasu rifata agapfa undi agakomereka abandi bagakira bakabaho. So nuvuga ngo rero ni rwo rwego nibaza umukuru w'igihugu ashobora kuba yarashatse kubivugamo. Ntago najya kumutekerereza, ariko nawe nk'umuntu ureba nk'umuntu uzi amateka ya jenoside, abantu birwanyeho Intarama, abantu birwanyeho mu Rufunzo, mu Bugesera. So nukuvuga ngo nabo bahutu bapfuye bari kurwana n'iki? Abatutsi bari kwirwanaho, ariko bikarenga abatutsi bakaneshwa kubera ko habaga haje imbunda, baje guhamagaza abajandarume, baje guhamagaza abasirikare, bakaza n'imbunda zikomeye. Imyaka 28 jenoside yakorewe abatutsi hagaritswe, ubona gute inzira y'ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda? Ubajije ikibazo gikomeye. Nibyo bya bindi nakubwiye, nakongera nkagarukaho. Iyo ataza kuza kuba umukuru w'igihugu dufite uyu munsi wa none, ntago icyo twita inzira y'ubumwe n'ubwiyunge akaba yigezweho. Ngo turabufite ntago mfite uburenganzira bwo guhakana ngo ntabwo dufite uburenganzira. Ubisabira uburenganzira se? No, reka mvuge ngo ntabwo basha mfite bwo guhakana ko ntabwo bumwe n'ubwiyunge buhari, kubera ko popote niba ushobora kuba ufata kamera yawe ukayishinga, ntagire umuntu uza kukubaza ngo iyo kamera kubera iki yishinze kandi uri umuhutu cyangwa uri umututsi,
ukaba ubasha kwinjira muri bisi ntawe ukubajije ngo kuki uri igiki, ukaba ushobora kujya kwivuza, ukaba ushobora kubona serivisi iyo ari yo yose ntawe ukubajije ngo uri muntu ki, uri ubuhe bwoko. aho ibintu ni amahoro, kuko mbere ya jenoside nta mateka birazwi, mu ishuri barabanza kukavuga uti abahutu nimuhaguruke, abatutsi nimuhaguruke, abahutu nimuhaguruke, sibyo? hari n'ikindi kintu abantu batajya bavuga, buriya urabizi neza ko kuva mu ntara ujya mu yindi byasabaga resepasi. waba utari umuhutu ukaba udashobora kurenga perefegitura 3 ibyahoze ari amaperefegitura. uvuga ngo tuvuga wenda kuva hano kuva muri Kigali ujya muri Gitarama, mu cyahoze ari Gitarama, waba utari umuhutu ngira ngo ibyo byasabaga resepasi ariko bikaba kuri bose. Popote hoya, iyo abaga uri umututsi ntabwo washoboraga kurenga perefegitura 3. ese byabaga ari ikibazo. buri perefegitura yagiraga plaque yayo. impamvu yari iyihe? kwari kugira ngo bamenye abahutu batuye muri perefegitura n'abatutsi batuye muri perefegitura. ibyahoze byitwa amakomine ho byari ibindi babaruraga buri munsi. urabizi neza ko muri 1994 muri jenoside abantu bazanaga amalista, abantu bakabahamagara nk'uhamagara nk'uko wajya mu ishuri cyangwa se nk'uko mwaba muri gahunda runaka, bakabashyira ku rutonde ugasanga barimo bahamagara ati nibwo buryo bahamagaragamo abatutsi bajya kwicwa. So, icyo mvuga rero, icyo nshaka kugarukaho, warumbajije ngo ese ngo urabona ubumwe n'ubwiyunge buhari, nicyo kintu nari mpereyeho ndakubwira nti kuba wenda ushobora kuba ugenda mu nzira, kuba ushobora kuba uhabwa serivisi, kuba wagira ibindi bikorwa ukora ntagire umuntu ukubaza ngo uri bwoko cy'uri umutu cyangwa uri umututsi, aho ngaho ibintu ni ubutengamare. ariko reka nongereho iki kintu ngo ariko nyuma y'imyaka 28 ishize na leta yarebye kure ishyiraho minisiteri y'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, bayita ngo ni minubumwe. ndibaza minisiteri y'ubumwe, yego, inshingano minisiteri y'ubumwe n'inshingano mboneragihugu. ya minisiteri ifite akazi gakomeye cyane. ubu ngubu nibwo abanyarwanda bakwiye kwigishwa noneho by'umwihariko ubumwe n'ubwiyunge nyuma y'imyaka 28. kuko nyuma y'imyaka 28 byumvikana ko umwana wavutse muri 1994 cyangwa se uwavutse muri 1994 muri jenoside, ubu n'umwana afite imyaka 28. niba ari umukobwa ashobora kuba ari umugore afite umwana umwe cyangwa babiri cyangwa batatu bitewe n'igihe yashakiye. niba ari umusore ubu ngubu ashobora kuba ari umugabo ufite abana babiri cyangwa batatu bitewe n'igihe yashakiye. mbere y'uko iriya minisiteri ijyaho, komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge itakiriho yari yasohoye raporo yayo, ubwo ngira ngo niyo yabaye ya nyuma mu bijyanye n'ibipimo by'ubumwe mu gihugu, ivuga ko bigeze kuri 94 n'imisago ku ijana. abantu bati se abantu bafite ubumwe kuri icyo kigero iyo minisiteri izabona akazi cyangwa iyo raporo yari itekiritse? ngiye kubivuga nk'umunyarwanda, singiye kubivuga nk'umunyamakuru. yari intekinikano. ushobora kumbaza ati kubera iki? hari umunsi n'uyu n'umwe twari twagera mu gihe cyo kwibuka, muri iki cyumweru cyo kwibuka, reka tureke iyi minsi 100, muri iki cyumweru cy'iminsi 7 ukaburamo ibikorwa, reka mbyitseho ibikorwa by'agashinyaguro kubacitse kwico. Kabonye inka zitemwa, ibishyimbo birarandurwa, imyumbati irarandurwa, insina ziratemwa, inka ziratemwa, hakagerekaho no gutemwa kw'abantu. mu bihe byashize ari n'abangizaga inzibutso. urabyibuka ku Gisozi bahateye grenade? ese no ku Gisozi gusa
urabyibuka i Murambi ya Gikongoro naho bahateye grenade, ariko kubera ko leta yabonye ko ibyo ari reka mvuge ngo ni amateka bagomba kubungabunga, bahasize imbaraga z'umutekano. Nibaza ko ubungubu ibyo batakongera kubikora kuko ntabwo byaborohera. Ariko se niba ushobora kwifata mu gihe cy'icyumweru cyo kwibuka, ubundi ubwo umuntu wagutemeye insina si uko aba yakubuza? Umuntu ugutemera ipusi akayica ijosi akaza kuyita imbere y'iwawe y'umuryango, si uko waba yakubuze se? Ubwo se uwo muntu aramutse aguciye urwaho yakugira ati? Ni ukuvuga ngo abo si umwe, ntabwo bikorwa mu gice kimwe, bikorwa mu bice byinshi bitandukanye by'igihugu. None se ubwo nk'uwo muntu ujya kuvuga ngo ubumwe n'ubwiyunge ngo bugeze kuri 94, baratekinitse. Ahubwo ubungubu nibwo iriya minisiteri ifite akazi gakomeye cyane. Minisitiri Dr Jean Damascene ndetse n'abo bakorana bafite akazi gakomeye cyane, bafite akazi gakomeye kuko ubu nibwo bagiye kwigisha noneho ubumwe n'ubwiyunge. Yendeye ku mikorere ye muri CNLG, ubu bamushinze minisiteri y'ubumwe, mufitiye icyizere kingana gute cy'uko ubwo bumwe azabusakaza mu banyarwanda bagatenga amarana? Ubundi hari ikintu tujya reka mvuge ngo minisiteri zo mu Rwanda zijya badakora. Ubundi hari igihe twebwe twumva minisiteri, nge ubwo aho noneho ndabivuga nk'umunyamakuru, minisiteri zano mu Rwanda bumva nyine ko bagomba gukora decentralisation. Nako nge mbona nta decentralisation bakora, kuko urumva ibintu byose baravuga ngo ku intara nayo ukabimanura ngo ku karere, akarere nako kakabimanura ngo ku mirenge, umurenge niwe ubasha kugira abakozi bakeya kuko akagari ko kagira abakozi 2. Ibindi babigeza ku kagari ngo tubimanure tubishyire mu midugudu, tubivane mu midugudu tubijyane ku isibo. Ese wa minisiteri wereka bari kumvuga, urabizi ko mutwara sibo afite indi mirimo umushishikaje yiwe ya buri munsi yo kumuteza imbere? Urabizi se ko mudugudu nawe atagomba guhora yicaye aho ngaho kuko nta gahembwa, agomba kujya gushaka ubuzima? Urabizi se? Ni ukuvuga ngo icyo bagomba gukora ni iki? Minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda ni imanuke, nifata abakozi bayo, kuko urumva yahuje icyari CNLG, ihuza icyari komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge, ihuza n'icyari farije. Ndibaza ari ibyo bigo bitatu byahuriyemo, niba ntacyo nibagiwe. Abo ni abakozi benshi. Nimumanuke noneho mujye mu baturage. Uribuka Gacaca ikiza ukuntu byari bimeze? Niba nkumva neza uravuga ko abakozi benshi bari mu nzego zo hejuru, hasi hakaba hatari abakozi, kandi politike ihari ari ya decentralisation, ko twakabaye tubona abakozi benshi hasi cyane kuruta ko twabonayo abifitiye ibindi bintu bahugiyemo badahembwa. Popote amudugudu na bamutwara sibo. Popote tubire ni ibintu bigaragara. Umukuru w'umudugudu rimwe na rimwe usanga, niba dufata urugero, usanga bamwe ni umumotari, urumva, abandi ni umufundi, urumva, undi ni umuturage wishakishiriza ubuzima bwe, ni umucuruzi. Ntabwo umuntu w'umucuruzi uzamubuza kujya gucuruza, kandi agomba gucuruza kugira ngo yiteze imbere n'umuryango we, ngo bizorohe, ntabwo byakoroha. Mutwara sibo nawe ni uko nguko. Ariko minisiteri ifite abakozi babihembera, nibakore desante, bamanuke bagende bajye mu baturage, bamenye ubumwe n'ubwiyunge bugeze. Mu by'ukuri koko ni gute ushobora kumbwira ngo bugeze kuri 94 n'ibice? Hari abantu bagihura n'ibyo bibazo. Hari abo twegera nk'abanyamakuru, wenda rimwe na rimwe ukaba ugomba kubirekera aho ngaho bitewe n'ihame ry'umwuga cyangwa se n'uburyo itangazamakuru dukora, ariko ugasanga umuturage warokotse wacitse ku icumu, ariko hariho ubuzima bayeho,
wajya kumva ukumva arakubwiye ngo ngo rega ngo iyo nza kuza kuba ngifite abanjye se ngo mba meze gutya ngo none se ngo buriya wo munsi yanjye se wowe wabikoze. Ubwo si uwo muntu bumwe n'ubwiyunge buriya. Ubwo urumva umuntu ukubwiye gutyo yatinyuka no kujya kumusaba amazi, yabura arasa akabimubwira? Ntabwo bishoboka. Tumugana ku musozo w'ikiganiro rero, Egide badufasha kugipfundikira. Hari ukuntu umuntu abaza ariko ukabasanga hari akandi kantu wenda wakeneye guhighlightinga cyangwa gusobanura neza. Dusoreje aha ngaha nkaba nsa naho naba nagupfukiranye, wadupfundikira. Mbo muri iyi minsi hariho ikintu cy'iterambere riri ku rwego rwo hejuru, ririruka cyane kuko muri za 2005 bakadufata 2010 kumanuka, ntabwo ibyo ikoranabuhanga aho rigeze ubu ngubu ntabwo byari ariko icyo gihe byari bimeze. Na niyo mpamvu muri iyo myaka ya za 2010 kumanura ukagera muri za 2000 nta pfobya rikomeye abantu begiye bahura naryo. Ariko aho hatangiye kuziriza za YouTube, za Snapchat, hari n'ibindi ngo ni TikTok, sinzi ukuntu ibyo bintu byose niho abantu bari kunyura bakora batangira gupfobya. Bamukankika abo twavugaga bakoresha amacano ya YouTube, batwagira mu ngo bakoresha ngo icyo bita ngo ni ikondera, niko njya mbona byitwa, sinzi niba ari radio niba ari YouTube channel sinzi. Iki rero nicyo gihe natwe, iki nicyo gihe dukoreshe YouTube, dukoreshe zino mbuga nkoranyambaga, dukoreshe icyo bita social media mu guhangana n'ipfobya bya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Kuko nitutabikora, reka nkubwize ukuri popo, generation yanjye cyangwa yawe, twe dushobora kuba twumva ko nta yindi jenoside idashobora kubaho. Ariko abanyarwanda umwaduko w'abazungu wabaye mu 1945 niba ntibeshye. Umwaduko w'abazungu bagera mu Rwanda mu 1890 1895 ngira ngo muri iyo myaka nibwo umwaduko w'abazungu wageze hano, Abadage. Ariko muri mu myaka yaje yo mu 1916 nibwo batangiye kubiba urwango, sibyo? Ngaho reba mu 1916 reka dufatereho, cyangwa se mu 1900, urumva kugera mu 1994 n'imyaka ingahe? 94. Reka dufatiye nibwo habaye jenoside, sibyo? Uyu munsi wa none nitudahangana n'iri pfobye rya jenoside, urabizi uzishyira hamwe ry'abana bakomoka ku bajenosideri riri mu Bubiligi, sibyo? Iryo shyirahamwe rirahari. Wibaza ngo iryo shyirahamwe ry'abo bantu mu myaka mu myaka reka dufate mu myaka 40 cyangwa 50 rizaba rimeze gute? Nitudahangana nabyo rero, nyuma y'iyo myaka 50 ntibigutungure ko ushobora kongera, cyangwa se nyuma y'indi myaka nka 60 hajya ko ukabona mu Rwanda hongiye habaye jenoside. Ako jenoside ntabwo ishobora gukorwa idakozwe na leta, cyangwa mende magambo idashyigikiwe na leta. Nyine none se ntabwo dufite urugero rwa jenoside yaba yarateguwe n'agatsiko runaka k'abantu badafite ubutegetsi, bagategura ibyabo jenoside bakayishyira mu bikorwa, nta gipolisi bafite, badakontrola igisirikari, inzego z'ubutegetsi bw'igihugu atari bo baziyobora, nta mobilisation, birashoboka ko abantu bashobora kuba baba ari abari mu gihugu, baba ari hanze, bategura jenoside mu gihugu runaka bakayishyira mu bikorwa, ubutegetsi leta iriho itabishyigikiye, itabirimo. None se popo, ubu buyobozi buriho mu Rwanda bufite igihe kingana iki? Gero ndakizi se. Mbo
ngewe ntabwo ngiye kuvuga ngo hari imyaka runaka ngiye kubagenera, ariko nk'ijisho mu by'ukuri nta myaka 50, reka bari ko mvuga, duhereye uyu munsi muri 2022 nta myaka 60 aba bayobozi bacu beza dufite uyu munsi wa none turamutse tutabafashije ngo dutangire kurwana n'iyi ngengabitekerezo y'abo bantu bari hanze y'aba Mukankiko n'abandi nkabo, ntibyazagutungura ko dushobora kuzinjirwa tukinjirirwa n'undi muntu cyangwa se n'irindi tsinda ry'abantu ariko bo bafite imigambi yabo. Erega burya 60 buretse gato niyo uha individu nka individu cyangwa system nka system. Reka mvuge ngo system. Urabona ko nyuma y'imyaka 60 FPR ntabwo izabicyo u Rwanda. Popo, uko ngewe mbibona n'impungenge z'uko abayobozi dufite muri iki gihe cya none ni beza pe. Ubuyobozi buyoboye igihugu uyu munsi wa none ni sawa, ariko mu myaka iri imbere hari igihe nicara bikantera impungenge. Bazaba batakiri beza? Si uko bazaba batakiri beza, ahubwo nuko intege zabo zizaba zarashize. Niyo mpamvu nari nkubaje niba uvuga abayobozi nka individu cyangwa systeme, kubera ko izo ntege nyine erega nta muntu uri muri leta yarayivukiyemo. Erega leta nawe ushobora gusanga wagezemo. Erega Popo, hari abantu basaza bagapfa bakagenda hakaza abandi, hari n'impinja ziri kuvuka n'abataravuka bazaza nabo bakaba abayobozi. None si iyo system uvuga igirwa n'abandi? Igirwa n'abantu, ariko se umuntu yapfuye system apfana nayo. Si nuvuga ngo uyu munsi wa none Popote wowe ushobora kubaka, dufata urugero ushobora kubaka Popote TV ica kuri YouTube channel. Uyu munsi ufite auditor line yawe, sibyo? Ariko mu myaka 40, dufata urugero uyu munsi ufite imyaka 35 ni urugero. Mu myaka 40 cyangwa 50 uzaba ufite 85. Ndahamya neza ko iyo Popote TV muri iyo myaka nizabikiriho. Ndakubwiza ukuri mbihagazeho n'amaguru yanjye abiri. Editor line yawe izaba yaramaze kugabanukaho 70%. Hazaba hasigaye 30%. Ko numva nteze iminsi ra. Oye, ntago ari kugutega iminsi. Ahubwo impamvu ni iyi. Ni yuko umuntu uzaza kugusimbura kuri Popote TV, hari ibyiwe birungo, ibyo nakita ibirungo azashaka gushyiramo. Turumvikana. Hari ibyiwe, hari utuntu twiwe twa innovation, reka bari ko mbivuga, cyangwa se imvumbura amatsiko yiwe azashaka gushyiramo. So niyo mpamvu nkubwira ko n'abari hubu na system iri hubu ngubu muri iyo myaka abazaba bayirimo bashobora kuzagira izindi innovation bashaka gushyiramo, ahubwo za innovation zikaba arizo zishobora kubyara zikabyara ikibazo mu gihe tutaba duhanganye nazo uyu munsi. Uvuga ngo kugira ngo duhangane na by'uyu munsi ni iyi. Erega n'abanyarwanda babivuga neza ngo akabando k'iminsi ugaca hakiri kare. Si uko batabibonaga, nyine nakazaguherekeza. So nuvuga ngo rero kugira ngo natwe mu bihe biri imbere tube tutazahura n'icyo kibazo, reka dutangire guhangana na by'uyu munsi wa none. Akoze cyane Ejide. Mukankiko, umwana wa Mukankiko. Buriya ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Ariko umwana wa Mukankiko, umwana wundi genocidaire cyangwa se undi ufite ingengabitekerezo ya jenoside, uyu munsi wa none nibaza ko Mukankiko napfa ntazabura umwana wabisigira, sibyo? N'abandi nabo bameze nkawe nuko nguko. Dufite ihame ry'ubumwe n'ubwiyunge. Hari ushobora kuzava muri iyo miryango avuga ati reka nze mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, ahubwo akaba ari we uri gutwitsa, akaba ari we ukongeza abandi. Ugasanga bya bindi wowe wambazaga ngo nta leta, nta jenoside yabaho idateguwe na leta. Ariko rega burya imungu yinjira ari kamwe
ariko wajya kureba ugasanga ibishyimbo n'ibigori byose byaramunzwe, ukibaza aho iyo mungu yavuye bikakuyobera. So niyo mpamvu rero kugira ngo imungu ntizatwinjiremo, tugomba guhatana nabyo uyu munsi wa none, tugaca mu nzira. Bari gukoresha imbuga nkoranyambaga, sibyo? Natwe akaba arizo dukoresha. Abantu bangana na Padiri Nahimana ni benshi muri iki gihugu, ariko ntawe urafata initiative yo kumurwanya ku bitekerezo byiwe bipfuye. Reka mvuga, sibyo? Nuko babuze se? Nose nta bakoranye na Padiri Nahimana hano mu Rwanda? Nta babanye nawe se? Hari wari wamurwanya se? Hari wari wamuvuga ngo ibyo uvuga si byo se? Suko badahari ariko barahari. So rero noneho twebwe tukiri mu myaka mikeya cyangwa mitoya, reka duhangane nabyo uyu munsi wa none, kandi duce aho bari kunyura, tunyure muri iri shyamba bari kunyuramo, aba ari ryo turwaniramo twese. Uzatsinda undi azamwirukana muri iryo shyamba. Umunsi wa none ntago turi buze kuza kujya gufata imbunda nk'uko abakuru babigenje ndetse n'ababohoye igihugu babigenje, ariko noneho twebwe reka dukoresha iyo mbunda y'imbuga nkoranyambaga. Aba ariho tunyura, aba ariyo dukoresha kugira ngo turwane nabyo, tubikure mu nzira. Naho ubundi Popote rwose, wenda ndi gusoza, turamutse tubayeterera iyo tukarekera aho ngaho, ni igihe gitoya bashenye igihugu bakongera bakakigira umusaka. Kuko n'ubundi nabo kugira ngo batozwe bigishwe byabaye igihe gitoya. Erega imyaka irihuta. Gusa uyu munsi wa none wamenya ko haciye imyaka 28 jenoside ibaye. Ababibayemo babibona nk'ibyabaye ejo, ariko iyo bakubwiye ngo imyaka 28 irashize, wibaza uburyo ishize bikakuyobera. So rero urumva ko n'ubundi turamutse tutarwanye nabyo, n'ubundi nyuma y'imyaka runaka n'ubundi ikibazo cyabaye hano mu Rwanda cyakongera kikaba. Arakoze cyane Jide, niyo twaganiraga, ni umunyamakuru ku kinyamakuru Rebero @co.rawa. Ndagushimiye cyane kubera umwanya wawe n'ibitekerezo dusangije. Urakoze cyane Popote. Nitwa Janvier Popote. Niba utarakora subscribe wayikora kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi tukibishyiraho ujye ubona notification, ubirebe bikiri bishya. Ubutengamare buganze rero, kandi ukomeze unogerwe na gahunda zawe urimo. Kapote TV Online. Information is power.